Data turagushima ubuntu bwawe ku buzima bwacu, nibwo butugize, nibwo duhagazemo, nibwo butubyutsa. Uri isoko y'icyitwa cyiza dutunze, uri isoko y'icyitwa cyiza kiturimo, kituriho, twitwa dufite, byose niwe tubikesha. Ndagushimira inyota washyize mu mitima yacu yo kuza kukuramya, kugutura indirimbo, kugutura ibyishimo dufite mu mitima yacu, kugutura amahoro dukesha wowe, ndetse no kwicara ku birenge byawe kugira ngo twigishwe nawe. Wakoze Data, turagushimira impano y'amagara mazima. Nta muntu n'umwe, nubwo twaba abanyembaraga dute, nubwo twaba abanyamafaranga gute, nubwo twaba intwari zashoboye byinshi, nta muntu n'umwe wakwiyongeraho n'akanya gatoya k'umwuka ahumeka. Turagushimira rero impano y'amagara mazima. Dushoboze imyaka uduhaye, imyaka dutije, kuyikoramo icyo wari waratugeneye gukoramo. Ababyeyi twigishe kuba ababyeyi bameze nk'uko ushaka, abagore n'abagabo twigishe kubera abo twashakanye, abo wifuza ko tubabo. Abana twigishe kubera abavandimwe n'ababyeyi bacu, abo wifuza ko tubabo. Mu mirimo duha, mu nshingano, mu byo dukoresha amaboko yacu, utwigishe kubikora nk'uko wari waragambiriye ko tuzabikora. Mu kukuvuga no kukubwira abatarakumenya, kugira ngo tuzaraganwe ubugingo buhoraho, utwuzuze ishyaka ryawe n'umwete wawe. Reka umuriro w'umwuka wera kugurumana, kwihutishwa imbaraga zitwuzure Mwami w'abami, kugira ngo tuvuge ibyawe, maze abacu bakire, abajenerasiyo yacu bakire, bakumenye Mwami, bamenye urukundo bakunda, bamenye kuri icyo cyatumye ujya ku musaraba. Utwihutishe, twuzuze imbaraga zawe. Urakoze Mwami mwiza, Mwuka wera ngwino unyigishanye n'ubwoko bwawe. Ijambo ryawe rigira umwanya mu mitima yacu, rihindure uko dutekereza, maze biduhindukiremo uko tubaho, tubereho kuguhesha icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Mwami Yesu abahe umugisha. Turakomeje mu ijambo ry'Imana. Uyu muvandimwe se w'umwera, yewe umuntu mwicaranye uramubwira Imana iguha umugisha. Dufite ibinyarwanda byinshi, ariko turamwishimiye. Ubwo niba Mwuka wera ari bushyire ikinyarwanda mu cyongereza, cyangwa umuvandimwe akamufasha. Haleluya. Turimo turaganira ijambo ry'Imana. Twatangiye turimo twifuza kuba abahamya buzuye ibyo bahamya. Haleluya, haleluya. Umuhamya utajegajega, ntabwo yahamya inkuru z'impimbano. Ahamya ibintu bimwuzuye, bimurimo, akabivuga nubwo yabipfira, nubwo babihakana, ariko kuko bimwuzuye akabihamya rwose. Haleluya. Turimo rero turavuga ngo ni umuhamya wuzuye ibyo ahamya. Umwuka w'Imana yashyize ku mitima yacu ko twaba mu ijambo ry'Imana, umurongo ku murongo, igitabo ku gitabo, igice ku gice, uko Umwuka wera azadushoboza kugira ngo nyine ibya Yesu bitwuzure, kuko nta handi tubikura, ni mu ijambo rye. Turi mu gitabo rero, cyangwa mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Kolosayi, niho turi. Twari tugeze ku musozo w'igice cya mbere, ariko hari imirongo mike yanifuza gusubiraho, twavuzeho ngira ngo cyangwa tutavuzeho. Isoza icyo gice. Reka nsubire nk'inyuma ho gatoya kuri bivuge wenda paraphrase cyangwa mbivuze mu magambo make, kuri 26 ndetse na 7. Pawulo yararimo kuvuga ko hari ubwiru bwahishwe uhereye kera kose, ariko noneho bwahishuwe. Ubwo bwiru nta kindi bwari Kristo muri twebwe, ndetse natwe abanyamahanga twarabihawe. Haleluya. Iyo tuvuga ngo Kristo muri twebwe, ni igitangaza cy'ubumana kidakwirwa mu bwenge, kuko mu ijambo ry'Imana muri Yesaya 66 umurongo wa mbere, Imana yarivugiye iravuga ngo mu ijuru ni intebe ye, ngo ariko ku isi ngo ni intebe y'ibirenge byayo. Urumva ni Imana yuzuye ahantu hose. Ariko igitangaza cyarabaye igihe Kristo yapfaga ku musaraba akazuka ku bwacu, twinjira mu gihe aho iyo Mana yuzuye isi yose itaba hagati muri twebwe gusa nka Emmanuel, ahubwo iba hehe? Imbere muri twebwe, kubwo gukora k'Umwuka wera. Haleluya. Nicyo gihe duhagazemo. Niyo mpamvu bwitwa ubwiru Kristo muri twe,
ari byo byiringiro by'ubwiza. Imana ishimwe cyane. Kuko rero niba navuga ngo ari bishya kandi bikaba bidakwirwa mu bwenge, inshuro nyinshi natwe ababihawe ntitubyemera cyane, ntitubyizera cyane. Niyo mpamvu dusabwa kuba mu ijambo ry'Imana kugeza igihe uku kuri guhindutse ukuri kwawe, kutakira ukuri kuri mu mpapuro gusa, ahubwo guhindutse ukuri kwawe. Ibyo rero byatwinjije mu gihe kidasanzwe cyo gusenga Imana itari kuri. Haleluya. Cyo gusenga Imana iri imbere muri twebwe. Ntabwo bivuga ngo sinzasenga ngo data wa twese uri mu ijuru, kuko no mu ijuru ariyo, no ku isi yose arahuzuye, ariko kandi kubw'umwuka wera ari n'imbere muri twebwe. Haleluya. Icyo rero ni igitangaza. Bituma Imana tutayibaho abanyamahanga, bigatuma Imana bitadusaba ko duca mu wundi muntu kugira ngo itugirire neza. Muranyumva nshuti z'Imana? Ahubwo abamwizeye bose ububwira bw'igitangaza bwarahishuwe bwo kumenya Kristo muri bo, Kristo imbere muri njye. Haleluya. Ibyo rero imbere y'Imana, abana b'Imana twese biraturinganiza. Haleluya. Dushobora gutandukanywa n'umuhamagaro, nuko amaze iminsi wenda mugakiza nkaba nigiye kuri Kristo kukurusha n'ibindi nk'ibyo, ariko imbere y'Imana twese turi abana bayo, dufite access kubera Kristo muri twebwe. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Paulo rero yarimo kuvuga ko kuri 27 yishimiye cyane kumenyesha iri torero ndetse n'abera bose ubu butunzi. Arabyishimiye cyane kuko azi umumaro w'icyo bikora aho byageze. Haleluya. Yarivugiraga ngo nahindutse igisonga cy'Imana gitwara ubutumwa bwiza, bwa bundi bwahoze ari ubwiru cyangwa se bwahoze ari amabanga, ariko uyu munsi bikaba byarahishuye, byaramenyekanye. Yishimiye gutwara ubutumwa bwiza. Haleluya. None kuri 28 hakavuga ngo niwe twamamaza inde? Kristo. Haleluya. Niwe twamamaza tuburira umuntu wese, tumwigisha ubwenge bwose, kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganirizwa rwose muri Kristo Yesu. Haleluya. Niwe twamamaza tuburira umuntu wese, tumwigisha ubwenge bwose, kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganirizwa rwose muri Kristo. Turamwamamaza, twifuza ko buri muntu wese yamumenya. Haleluya. Ariko bifite aho bigana, bifite aho bijyana, ari ukugira ngo nanone umuntu wese hatagize n'umwe usigara inyuma, amurikirwe Kristo cyangwa amurikirwe Imana amaze gutunganirizwa muri Kristo. Kugutunganywa no gutunganywa kuzuye, kandi kugutunganywa kuzuye nanone ntikwashoboka Kristo atabirimo. Haleluya. Hanyuma kuko Paulo yasobanukiwe uwo murimo uzanwa na bwa butumwa bwiza, umuntu bikamuhindura utunganye rwose muri Kristo Yesu, ngo bimutera umwete. Ku murongo wa 29 ngo nicyo gituma nkora cyane, ndwana n'umwete nk'uko imbaraga ze ziri zinkoreramo cyane. Haleluya. Niki gituma ndwana n'umwete? Nuko azi ibyo atwaye icyo bimarira ababyakira. Haleluya. 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 Imbaraga z'ubutumwa bwiza ziri hehe? Nuko tuzi ko ababwakiriye bakizera umwami wadupfiriye, haleluya, bahindurirwa uko babaho muri none, bakanahindurirwa aho bazaba mu bihe bidashira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. 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 Igihe kimwe naganiraga n'abana b'abapasteri, itsinda rimwe riyobowe n'umushumba witwa Pastor Desire, ajya dusura muramuzi. Hanyuma numva mbwiwa akantu ndimo kwibaza kubabwira, kuko benshi baturuka mu miryango idakize cyane n'ibindi tuba twarakoze neza cyangwa twarise nabi. Numva nibukijwe ko base baba pasteri, haleluya, bafite umurimo w'igitangaza, kuko dushobora gucuruza tugaraga abana bacu amazu, kandi ni byiza, tukabashyira mu mashuri meza, ni byiza, byose bigira umumaro. Ariko base babo bana baba pasteri bafite umurimo utazashira, haleluya, kuko nakanwa k'Imana mu kwimura abantu mwirimbukiro bakazaba mu bihe bidashira. Imana nishimwe cyane. Muri make, haleluya, dufite umurimo mwiza wo gutuma abantu bahindurirwa aho bari kuzamara eternity, aho bari kuzapasa ibihe bidashira. Uwo rero ni umugabane utaba mu isi. Haleluya. Izo ni ingororano ndenga bwenge. Kandi Imana yacu icyubahiro. Nicyo rero gituma Paulo agira umwete. Arabizi neza, yarabyakiriye, arabizi neza ko kwakira Kristo ariwe byiringiro by'ubwiza bitarangirira inahanga. Ngo nicyo gituma nkora cyane, nkarwana n'umwete nk'uko imbaraga ze ziri zinkoreramo. Haleluya. Arakora cyane, ararwana n'umwete, kandi si we wikoresha, ahubwo imbaraga z'Imana wa Kristo muri twebwe akorera muri twe.
Imana nishimwe. Kristo muri twe rero nibwo buryohe bw'agakiza, nizo mbaraga z'ubumana, nicyo kidushoboza. Uru rugendo ntabwo turugenda turi twenyine. Haleluya. Kristo muri twe nizo mbaraga, arwanana umwete ariko akabishobozwa n'imbaraga ze wa Kristo uri muri we zimukoreramo kandi cyane. Ntizikora buhoro ahubwo zikora cyane. Haleluya. Aha rero dusoza tubona ko Paulo yahindutse umuhamya koko wuzuye ibyo ahamya. Imana nishimwe cyane. Iyo byatwuzuye umwete ntuzabura. Haleluya. N'igihe waba utareba neza ibigendanye n'ubuzima bwawe uko byifashe, ariko umwete ntuzabura kuko wuzuye ibi byiringiro by'ubwiza ari we Kristo muri twebwe. Haleluya. Haleluya. Ararwanana umwete kandi arabikoreshwa n'imbaraga z'Imana cyangwa za Kristo zimukoreramo. Imana nishimwe cyane. Gusa akabazo gahinduka kangaka, zishobora kutagukoreramo nyamara warazakiriye kuko utabimenye. Imana nishimwe. Haleluya. Haleluya. Umuntu baramutse bamufunze amaso kandi cyane atabasha kureba, bakaba bari bamushyize muri gereza ifunze cyane, urugi rwa gereza rukomeye ari urw'ibyuma rufunze rwose kandi n'amaso ye ahumirije, bakamufungiramo nk'igihe kirekire cy'imyaka. Igihe kikazagera bagafungura gereza, bafungura gereza ariko kuko atareba ko umuryango wafungutse azakomeza abeho nk'imfungwa. Yesu ashimwe cyane. Si uko imbaraga z'Imana zitari muri twebwe, ahubwo nuko dusabanye bidahagije n'icyo Kristo yadukoreye n'ijambo ry'Imana riri muri twebwe, tugakomeza kubaho nka yafungwa kandi gereza zarafunguwe. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Imbaraga za Kristo ziri muri wowe, warazihawe, nibwo bwari ubwiru bwahishwe. Ariko kugira ngo bidukoreremo nuko tugenda tubyakira mu ijambo ry'Imana tukabyizera. Muri ko kwizera kuzanwa n'iki? No kumva. Kumva iki? Ijambo rya Kristo. Uko tubyumva, uko tubyumva, turabyizera bikagwirira muri twebwe, bigahindura uko twizera, bikagera naho bihindura uko tubaho. Imana nishimwe cyane. Muri make ijambo ry'Imana turaryumva tukaritekerezaho ku manywa na nijoro, aricyo twagereranya no kuza kw'inyamaswa, kuza kw'inka n'ibindi n'ibinyamabere byose n'ibiki byose byita ngo iki? Inka se nyine biri mu iyihe class, biri mu kihe cyiciro? Ibinyamabere byose biruza. Narabyibagiwe, nanjye narabyibagiwe, byose ntago byuza. Okay, ariko kuza mwabyumvishije ni ukuba wariye ukongera ukagarura ibyo wariye, ukongera ukabekenya bikongera bikamanuka neza. Ni byo twita rero kumedita cyangwa se gutekereza ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Iyo turifashemo akanya gatoya riratambuka rikagenda, ariko iyo turitekerejeho ryuzura ibitekerezo byacu, rikazana impinduka, rikaduha kumenya ibyo byiringiro by'ubwiza ari byo Kristo muri twebwe, rikazana n'impinduka mu mibereho yacu ya buri munsi. Imana nishimwe. Dukomeza rero ku gice cya kabiri. Kandi impamvu Paulo arimo yandika ibi ngibi nuko mwibuke ko zabaga ari inzandiko zisubiza ikibazo runaka kiri muri ako gace cyangwa muri iryo torero. Haleluya. Bimwe rero mu buyobe byari mu itorero ry'Ikorosayi nuko bibwiraga yuko hari andi mahishurirwa abantu bagira ngo akabaha umudendezo, muri make akabaderivura. Ariko arimo arababwira ko nta yandi mahishurirwa, nta yandi mabanga, nta bundi bwiru, ahubwo ni Kristo. Imana nishimwe cyane. Kandi izo nyigisho zivuga ko hari ibintu umuntu ahishurirwa akabona kugera ku mudendezo no kubaho kabyuzuye, na n'uyu munsi ziracyabaho. Ariko ubwiru buhagije bwuzuye ni Kristo, nta yandi mabanga. Imana nishimwe. Tugiye rero ku rwandiko ku gice cya kabiri. Igice cya kabiri cy'uru rwandiko rw'Abakorosayi, turahera ku murongo wa mbere tugende tumanuka buke buke. Ngo ndashaka ko mumenya uburyo mbarwanira intambara, mwebwe n'ab'i ndetse n'abatarambona ku mubiri bose. Ni izihe ntambara Paulo arimo abarwanira? Dukurikije aho tuvuye ndetse n'amakuru make dufite kuri iri torero, turimo turumva ko intambara abarwanira nizo guharanira ko bamenya ukuri kandi bakakugumamo. Haleluya. Haleluya. Kimwe mu bintu bigoye none mubera cyangwa mu itorero rya Kristo ntabwo ari ibyaha, ni ubuyobe. Yesu ashimwe cyane. Rero uyu mwete n'iri shyaka arimo avuga ngo ndashaka mumenye uburyo mbarwanira intambara, mwebwe n'ab'i ndetse n'abatarambona ku mubiri. Si izindi ntambara, si uguhangana kundi, ahubwo ni intambara zo kugira ngo abamenyeshe ukuri, aharanire ko bakumenya, kandi nibamara kukumenya bakugumemo. Imana nishimwe cyane.
kugira ngo imitima yabo, kuri kabiri, ngo kugira ngo imitima yabo ihumurizwe ubwo bafatanirije hamwe mu rukundo, ngo bahabwe ubutunzi bwose bwo kumenya neza mu mitima yabo, bamenye ubwiru bw'Imana ari bwo nde Kristo. Tuzabyumva bigaruka inshuro nyinshi kugira ngo bisimbure ibyari byaracengeyemo buke buke, bibabwira ubundi bwiru bubohora ariko bw'ikinyoma bitari byo. Haleluya, haleluya, Imana ni ishimwe. Iri jambo rivuga ngo kugira ngo imitima yabo ihumurizwe, no kugira ngo imitima yabo iterwe umwete cyangwa se iterwe inkunga. Aho nasomye muri Bibiliya imwe, nago nanditseho version mba narebye muri nyinshi, ingini bari NLT simbyibuka, haravuga ngo that their hearts may be encouraged, iterwe inkunga, ikomezwe. Imana ni ishimwe cyane. Haleluya. Ikomejwe n'iki? Ikomereye mu bumwe bw'urukundo, kandi bagera ahantu bakira ubutunzi bwa full assurance. Full assurance ni nk'ibyiringiro byuzuye, ibyiringiro bitajegajega, babiheshejwe nuko basobanukiwe, bagize understanding no kumenya bwa bwiru bw'Imana. Haleluya. Data ndetse na Kristo. Ngo no kugira ngo imitima yanyu ikomezwe, ishishikarizwe ibi ngibi bikurikiraho: muri mu bumwe, mubumbiwe mu rukundo, mufatanirijwe hamwe mu rukundo, mukagera ku butunzi bwose bw'ibyiringiro byuzuye. Ibyiringiro byuzuye ni ibyiringiro bidashidikanywaho, wazaniwe no kumenya. Haleluya, haleluya, Imana nishimwe cyane. Urugero rworoshye nk'umuntu kukubaza ngo ese yarinda no kukubaza ubyutse mu bitotsi niba uri umugore, nubwo isi yavangiwe uyu munsi muzi ko hari igice kiri mu bantu ngo batazi neza sexe yabo. Ubu hari abagore bamaze kuba abagabo, hari abagabo bamaze kuba abagore, hari abandi bari hagati. Ni ibyago by'iki gihe. Ariko ubundi mu by'ukuri umuntu atari yavangirwa, urabizi, ntusabwa kubitekerezaho kabiri kuri umugore cyangwa kuri umugabo. Siko bimeze, si ibintu urinda gutekereza. Iyi rero, iyi full assurance ni ibibyiringiro urabizi neza. Imana ishimwe. Naho ngaho data bayifuza kutugeza, kuko niho habyara abasirikare ba Kristo. Haleluya. Niho habyara abantu batakiyobagurika, niho habyara abantu batagicogora, niho habyara abantu batakivangirwa, kumenya neza. Imana nishimwe. Haleluya, haleluya. Ngo mukagera ku butunzi bwose bw'ibyiringiro byuzuye, bwazanywe no kumenya neza ntashidikanya. Haleluya. Bwo gusobanukirwa n'ubumenyi bw'ubwiru bw'Imana Data ndetse na Kristo. Ibyo Kristo yankoreye, uwo Kristo ari we muri njyewe, ibyo naheshejwe na Data, aho Kristo yaje akicara muri njyewe. Haleluya. Nkabimenya ntashidikanya. Imana nishimwe cyane. Kumenya ibi bintu mwa bantu b'Imana mwe bituma umuruho mwinshi uri mubera. Yesu ashimwe. Kaduha Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Bitumara umuruho mwinshi uri mubera no kuzungurwa kuri mubera, aho umuntu ajya gushakisha nk'igisubizo ibunaka, kandi akumva igisubizo cye kiri mu muntu runaka, kandi Kristo byiringiro by'ubwiza yarakwegereye akaza muri we igihe wamwizeraga. Haleluya. Niko ko Imana ishobora gukoresha impano zitandukanye, ariko nshuti z'Imana, Kristo ari muri twe. Ntitumusanga aho tugiye, ahubwo ari muri twebwe. Imana nishimwe. Kuri gatatu, ngo muri we ni mu butunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe. Muri Kristo. Haleluya. Muri we ni mu butunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe. Muribuka ko bimwe mu bibazo bafite bibwira ko hari ubundi bwenge n'ukundi guhishurirwa kubohora abantu, ariko Paulo aracyashimangira avuga ngo ni ibyo biri muri Kristo gusa. Muri we ni mu butunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe. Haleluya. Arimo arashimangira ko Kristo niwe ya mystery, nibwo bwabwiru, niyo ya mabanga y'Imana noneho yaje guhishurirwa. Haleluya. Ku murongo wa 4 akatubwira ngo mvugiye ibyo kugira ngo hatagira ubashukisha amagambo yoshya. Ngo avugiye ibi ngibi kubera iki? Arimo arababwira ngo muri we, muri Kristo, niho hari ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya byahishwe. Ngibyo ndimo ndabibabwira kugira ngo hatagira undi ubashukisha andi magambo yoshya. Bibiliya y'Icyongereza imwe yakoresheje persuasive words, amagambo yoshya ariko amagambo yemeza. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Umuntu ashobora kugira amagambo yemeza ariko atari ukuri. Rero ngo arimo arabivuga kugira ngo ayo magambo yemeza atabashuka, kuko
ubwiru bwose, ubutunzi bw'ubwenge bwose, kumenya kose byahishwe muri Kristo Yesu. Imana itugirire neza. Haleluya. Amagambo yoshya rero cyangwa amagambo yemeza ariko atari Kristo ahora ari menshi. Bamwe babikora nkana kugira ngo bayobye abantu, abandi bakabiterwa no kutamenya kwazanywe n'ubunebwe bwo kwiga ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iteka Imana izashyira imbere yacu umuntu ufite icyo aturushijeho gatoya mu ijambo ry'Imana cyangwa kanini kugira ngo tumwigireho. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Biba ari akaga rero iyo umwana w'Imana, yewe rimwe na rimwe natwe abigisha ijambo ry'Imana bitugeraho ndetse na cyane, aho uwigisha ijambo ry'Imana arekeraho gukomeza kwigira ku bandi akavuga ngo njyewe Mwuka Wera niwe wenyine unyigisha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana yahisemo kutwigisha ikoresheje Umwuka Wera, ariko nanone ihitamo kutwigisha ikoresheje abantu. Akenshi rero biba ari umwuka w'ubwibone cyangwa se umwuka w'ubuyobe waguteye kugira ngo uheranwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngo ibyo byuko Yesu ari we butunzi bwose n'ubwenge abivugiye kugira ngo hatagira udushukisha amagambo yoshya nubwo yaba yemeza. Nongere mbisubiremo, abafite ayo magambo yemeza ariko atari Kristo, bamwe babikora nkana kugira ngo bagire abo bigarurira, abandi bakabikoreshwa no kutamenya kuko twagize ubunebwe bwo kwiga ijambo ry'Imana no kurisoma. Yesu ashimwe cyane. Kandi aho kuryigira hazahora hahari muri generasiyo zose. Imana izashyira imbere yanjye, izashyira imbere yawe umuntu ufite icyo akurushe mu ijambo ry'Imana ngo umwigireho. Biba noneho hari akaga iyo uhindutse umwigisha w'ijambo ry'Imana ariko utemeye kuba umwigishwa. Muri make wararekeyeho kwigira ku bandi, biba ari akaga. Yesu nahabwa icyubahiro. Haleluya. Sinibuka niba ari aho ngaho navugiye urugero rw'uko Imana isanga Pawulo, Yesu ahura na Pawulo, barihuriye barivuganira, ariko igihe cyo guhumuka no kubatizwa ntabwo Yesu yavuye mu ijuru ngo amubatize, ahubwo yatumye undi mwene data Ananiya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndetse iyo turebye imirimo ya Pawulo muri Bibiliya iteye ubwoba. Naho Ananiya ntabwo tumwumva inshuro nyinshi. Kuki se atakomeje ngo yohereza abamarayika? Kuki atakomeje ngo yivuge? Nuko no mu rugendo rwacu tuzigishwa n'Umwuka Wera ariko kandi tuzigishwa n'abantu. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Umuntu rero ukubwira ngo njyewe mvugana n'Imana gusa, nigishwa n'Imana gusa, nta muntu n'umwe njye nigiraho, uzamuhunge. Sinkugiriye inama. Haleluya. Ku murongo wa 5 ngo kuko nubwo ntari kumwe namwe ku mubiri, ndi kumwe namwe mu mutima, nishima kandi mbona gahunda yanyu nziza n'uburyo mushikamye. Mugize gute? Mushikamye. Mushikamye mu byo kwizera Kristo. Haleluya. Uwigisha ijambo ry'Imana wese, uyobora abana b'Imana wese uri mukuru, iteka ikizamune uri mukuru, iteka zanezezwa no kubona bizera bashikamye. Haleluya. Ngo kuko nubwo ntari kumwe namwe ku mubiri, ndi kumwe namwe mu mutima, nishima kandi mbona gahunda yanyu nziza n'uburyo mushikamye mu byo kwizera Kristo. Haleluya. Ubundi gushikama mu byo kwizera Kristo niko twese abana b'Imana twagombye kumera, nibyo twahamagariwe inshuti z'Imana. Amen. Haleluya. Twahamagariwe kuba abantu bashikamye mu byo bizera, bashikamye mu kwizera Kristo, tutabirimo mu buryo buhushuye, mu buryo buri superficial, oya, ahubwo tubishikamyemo. Muranyumva inshuti z'Imana. Haleluya. Ku murongo wa 6 ngo nuko rero nkuko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, nkuko mwagize gute? Mwamwakiriye, ngo abe ariko mugendera muri we. Haleluya. Muri make iyo twamwakiriye tugasabana nawe n'ibyo avuga, ukuri kwe kukatwuzura. Muribuka ko yabwiye abayuda bamwizeye ngo nibamenye ukuri, ukuri kuzagera gute? Kuzababatura, kuzababohora. Muri make iyo twiga ijambo ry'Imana turimira, turi meditatingaho, no kugira ngo ukuri kwa Yesu kube kwinshi muri twebwe, hanyuma kutubohore. Haleluya. Hanyuma tugendere muri we. Ngo nuko nkuko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we. Uko nsabana na kuri ari we Kristo, niko bihinguka inyuma nkagendera muri we. Haleluya. Hari igihe umuntu amwakira ariko ntagendere muri we, kuko atatindanye nawe kugeza aho imigendere ye ihindukira. Mana nishimwe cyane. Haleluya. Mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 13 umurongo wa 14 hatubwira noneho kwambara Kristo, kwambara nk'umwambaro. Umwambaro uragaragara cyangwa ntugaragara?
Haleluya. Ni ukuvuga ngo ndabibona ko wambaye ikanzu y'umuhondo cyangwa y'umutuku haragaragara. Haleluya. None baratubwira ngo twambare Kristo. Ntabwo ari amagambo yacitse umwuka wera, ahubwo ni iby'ukuri. Twebwe abamwakiriye, haleluya, habaho no kwambara, kuko iyo yageze muri twebwe ahinguka n'inyuma. Haleluya, haleluya. Ninde ushobora gutuma izina ry'Imana ritukwa cyangwa risuzugurwa? Ni igihe twamwakiriye, kandi iyo twamwakiriye abantu barabimenya, ariko ntaduhingukire inyuma ngo tumwambare. Muranyumva nshuti z'Imana? Noneho iby'inyuma bigatandukanya n'ibyo duhamya n'ibyo turirimba. Imana itugirire ubuntu. Reka tuhasome duhere ku murongo wa 11 kugira ngo tubyumve neza. Urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma 13 umurongo wa 11 tumanuke tugere ku 14. Haleluya. Ngo nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Ngo dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Akahe gakiza? Muribuka ko kari mu bihe bitatu. Umunsi twakijijwe, dukomeza gukizwa, aribwo buzima bwo kwizera Kristo no kurushaho kwezwa, tuzanakizwa umunsi wo kwambara umubiri w'ubwiza. Haleluya. Ngo ijoro rirakuze, ako gahera niko avuga ngo dore agakiza kacu karatwegeye kuruta igihe twizere. Kandi ni koko, iyo twakijijwe n'itangiriro, ku musozo karushaho kutwegera. Haleluya. Ngo ijoro rirakuze burenda gucya, nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambara intwaro z'umucyo. Intwaro z'umucyo si ikindi, Kristo yarivugiye ngo ninjye mucyo, hanyuma unkurikira ntazagenda mu mwijima ukundi. Muri make tubeho nk'uko ari Kristo yakabaye abaho, tubyitoza umunsi ku munsi, kuko ni twebwe. Haleluya. Kandi ibi bisabwa abamwizeye gusa, kuko abataramwizeye imbaraga zibidushoboza ntibarazihabwa. Sibyo nshuti z'Imana? Ijoro rirakuze burenda gucya, nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo, tugendana ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo. Muribuka ko mu mucyo hagaragara cyane, ntago hahishwa. Ngo tugendana ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, kandi tutagira ishyari. Ku murongo noneho wa 14. Ngo ahubwo mwambare, ngo tugire gute? Mugire muti? Twambare, mwambare umwami Yesu Kristo. Haleluya. Kristo ari muri twebwe, ariko ajya duhindukira n'umwambaro, hanyuma izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mbega umugore wambaye Kristo kuntu umugabo we yabahirwa. Mbega umugabo wambaye Kristo kuntu umugore we yabahirwa. Yesu ashimwe cyane. Mbega abakozi bambaye Kristo kuntu abakoresha babo baba bahirwa. Mbega abakoresha bambaye Kristo uburyo abakozi babo baba bahirwa. Imana nishimwe cyane. Ibi bintu byose byanoga. Wowe nanjye tugereyo ko bw'imbaraga z'uwo twahawe, bwabwira ubwari bwarahishwe, ariko uyu munsi buri imbere muri twebwe. Haleluya. Ngo ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhe urwaho, ntimuha akanya na gato. Haleluya. Ntimutanga uburyo, kandi ubwo abo bantu mugiye kubuza uburyo ni bamwebwe ubwanyu, ni batwebwe ubwacu. Mwabibonye? Ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhe urwaho. Urwaho ni ikinyarwanda gikomeye, ndibaza ko abato batapfa kucyumva, ariko ntimuhe umwanya, ntimuhe uburyo, ntimuhe urwaho imibiri y'abandi. Ntiduhe urwaho imibiri yacu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Igira ibyo yifuza bitandukanye n'ibyo umwuka yifuza. Haleluya. Iyo tuyihaye urwaho irabikora kuko iracyabishoboye, ariko iyo tuyimye urwaho, iyo tuyimye umwanya, iyo tuyimye uburyo, ntabwo ikora ibyo yifuza, isohoza ibyo data ashaka. Haleluya. Imana nishimwe. Muri New King James Version havuze ngo but put on, ni nko kwambara ikoti, cyangwa mu gitondo twese tubyutse tumaze gukaraba twambaye imyenda itujyaho. Yes, ashimwe cyane. Ngo but put on the Lord Jesus Christ and make no provision. Provision ubundi ni nk'ikintu ugaburira ikindi, sibyo? Mbese uragihahiye, uragitunze, urakigaburiye. And make no provision for the flesh. Kamere wiyitunga, sibyo? Isanzwe iduhagazemo tutarayiha ibyo kurya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Iyo nendaga kugutuka, igitutsi kigeze ku munwa, ngahitamo kutavuga, mba nyimye ibiryo. Yesu ashimwe.
Haleluya. Nakuvuga ngo n'ubundi ngo byari bije ngo reka n'ubundi mbivuga. Oya, uko nitoje kutabivuga igihe kiragera no mu bitekerezo ntibizemo. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Kuba tante, kugeragezwa no kureshywa ni rusange mu bantu, ariko kwitaba icyangerageje cyangwa ikindeshya ni ukugaburira kamere nkayibyibushya nkayibyemerera. Yesu ashimwe. Haleluya. 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 Iyo bashiki bacu bambaye amakanzu magufiya bagutambutse imbere ukumva agatima kawe karateye cyane, ibinyugunyugu bikujemo. Abasore n'abagabo, haleluya. Ibinyugunyugu bikaza mu mubiri. Ibinyugunyugu ni ibisanzwe kuko Imana yarakuremye kugira ngo ugire ubuzima, ariko iyo witabye ibyo binyugunyugu, Rutayisire, Pastor Rutayisire niwe n'umusabye ibinyugunyugu, iyo witabye ubwo bushagarira bukujemo, ugakurikira ugasaba nimero ya telefone, ugakurikira ugasaba randevu, wagaburiye iki? Kamere yawe. Kandi burya wari ufite imbaraga zo kuvuga ngo narebye ariko birangiriye aho. Ntabwo bivuga ibyo bintu mvuze. Haleluya. Mvuze basaza bacu, ariko n'abashiki bacu bubu nabo kababayeho. Ubundi amaso y'abakobwa kera niyarebaga, bategerezwa kubwirwa ijambo ryiza, bagategerezwa gukorwa, ariko amaso y'abakobwa n'abagore yarakangutse, akanu yarye. Azi kureba amafaranga, azi kureba ibituza, azi kureba azi kuba ariyo yavansa, akaba ari yabaza, akaba ariyo yohereza SMS. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ubushize umuntu umwe yaranganije arimo ambwira ati ariko nubwo muvuga ngo abagabo turi birara, none se nk'umuntu w'umugore w'abandi cyangwa w'igitsina gore wandikira umugabo w'abandi akamubwira ati numvise uhumura neza, ngo nakuramukije ngo numva uhumura neza. Umugabo w'abandi bamubwira ko bahumura neza. Kanigarukira naravuze ko hano hatazabamo story nyinshi, hazabamo ibyanditswe. Haleluya. Haleluya. Guhurwaho kamere yacu, guhurwaho. Undi hari ibintu wumva bikagarukira ngo bikarangira. Yesu ni mwiza, yahumiye neza, yambaye neza, Imana nibihererwa icyubahiro, akadomo, komeza urugendo rwo guhesha Imana icyubahiro. Haleluya. Kuko abambaye neza n'abahumura neza n'abanyamafaranga n'abasa neza bazahora bavuka muri generasiyo zose. Guhurwaho. Imana nishimwe. Ahubwo mwambare niba nambaye Kristo ndamwambaye hose, no ku rurimi rwanjye, no ku maso yanjye, no ku matwi yanjye, no ku biganza byanjye, ndabyitoza kuko imbaraga zibishobora ziri imbere muri nge. Haleluya. Kuko ntago Yesu yadukijije nubwo ubuntu bw'Imana muri twebwe, ntabwo aduhindura amarobo. Hari abakristo bifuza kubaho nk'ibyuma, nk'amarobo baterekomanda. Mwuka wera kuzuye inshuro 1000 ntuzigera uba robo. Ubushake bwawe buzaguma buriho, amaso yawe azakomeza areba, amatwi yawe azakomeza yumva. Yesu nashimwe. Haleluya. Ahubwo uzitoza kubw'icyo wahawe kuba muri ubwo buzima bushyashya wakiriye, kugeza igihe bimwe na bimwe bikwibagira ntibinagutinyuke. Imana nishimwe. Haleluya. Ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo, kandi nimuhurwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora. Muri make iyo duyihaye urwaho ibone uko ikora. Iyo tuyimye urwaho, mwumvise, iyo tuyimye provision za fresh, iyo tuyimye kuyigaburira ibura uko bisohoza. Mwabyumvise? Iyo tuyibihaye nimuhurwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Iyo tuyimye umwanya ibura uko ibikora, ikagenda ituza yitoza kumvira icyo twakiriye. Haleluya. Haleluya. Kuri 7 mushoreye, aho twari turi mu Baroma, tugarutse aho twahoze mu Bakolosayi 2. Twagarutse mu Bakolosayi 2, tugiye ku murongo wa 7, turi mu gice cya 2 cy'Abakolosayi, tugiye ku murongo wa 7. Haleluya. Haleluya. Kuki twagiyeyo muri ko twagiye gushaka ahangaha? Mwambaye umwami Yesu. Kuko kuri 6 baratubwiye ngo kuko twamwakiriye tugendere muri we. Umuntu agendera muri we, umuntu aramwambara, umuntu aba imbere muri we. Turenga urwego rwo Kristo tubamo gusa, natwe tukaba muri we. Aho ni hahandi bihinguka inyuma, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro, bakavuga ngo nukura Hortense yarahindutse, ntakiri umugore wa kamere. Haleluya. Haleluya. Umwami Imana ahabwa icyubahiro. Imana nishimwe. Turagarutse mu Bakolosayi 2 umurongo wa 7. Tugize gute?
dushoreye imizi muri we. Uwo ni Kristo tukivuga. Haleluya. Mushoreye imizi muri we kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Imana nihabwe icyubahiro. Dushoreye imizi. Gushora imizi murabyumva ko bifata umwanya. Imyenda imanuka yinjira muri we. Twubatswe muri we, dukomejwe no kwizera. Haleluya. Kwa kwizera kuva mu kumva amagambo ya Kristo ngo nk'uko twigishijwe, none icyo gihe tukagira ishimwe ryinshi risesekaye. Rooted and built up in him and established. Ikintu cyabaye established ni ikintu kitakinyeganyega. Ubino nkingi ire established muri ino nzu iradufashe, dufatiye kiriya gisenge. Murabyumva nshuti z'Imana. Haleluya. Rooted, imizi yamanutse muri Kristo, and built up, ndubatswe in him, and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Haleluya. Haleluya. Iyi imizi yashowe cyane, kurandurwa biragorana, ariko iyo duteretse ahantu kurandurwa biroroha. Siko bimeze? Haleluya. Haleluya. Wajya ku giti cy'inturusu kimaze imyaka 10 gitewe, ukagisunika nubwo waba warateruye ibyuma, ukagisunika n'amaboko yawe kikazagwa? Ntago bikunda. Kuki kimaze imyaka gishora imizi, kandi murabizi ko kigira n'imizi mibi yica imyaka, kuko imizi yacyo ifite imbaraga, iramanuka ikagera kuri. Ntago wagisunika ngo gisunikike. Twongere twibukiranye inshuti z'Imana, imiyaga n'imvura ni rusange kuri twese. Haleluya. Niki kizatuma ntasunikwa? Nuko nagize gute? Nashoreye imizi muri we. Haleluya. Imiyaga izansunika, sinzarandurwa. Imana nishimwe. Haleluya. Ariko hagarara ku kigori n'umusigati wacyo, kerera amezi angahe? 3. Imizi yacyo nayo bari mito. N'umwana muto muri bari abana baririmbaga yagira gute? Ubu tuba abakristo b'ibigori cyangwa igishyimbo cyo ntiwarinda no gusunika, no gukandagira wigendera, kikaba kirarambaraye birashize, imirima abantu bakayiribata bikaba birashize. Dushoreye imizi muri Kristo. Haleluya. Dushoreye imizi muri we. Iyo ufata umwanya mu ijambo ry'Imana, iyo witoza gukora iby'Imana ishaka buri munsi ni kugenda ushora imizi. Ukunesha iki kugerageza, burya umuzi burushijeho kumanuka. Haleluya. Iyo usenga uri wenyine, iyo wiga ijambo ry'Imana, uri mugaburira umuntu wawe wamwe imbere, umuzi ukarushaho kumanuka. Hanyuma imiyaga ikazaza, niyo gipimo, imvura ikazatemba. Haleluya. Byakaza ari byinshi ngo bikaza bihuruye, bamwe bagatembanwa, abandi tugasigara duhagaze. Nawe ishyiremo ariko abandi tukagira gute? Tugasigara duhagaze. Haleluya. Kuko twashoreye imizi muri we. Yesu yarabisobanura avuga ngo abumva amagambo yanjye bakayakomeza cyangwa bakayakurikira, abo nuko bameze, ngo bameze nk'inzu yubatswe ku rutare. Imvura izagwa, imivi izatemba, ntacyo bizaba. Abayumva ntibayiteho, Imana ibaturinde. Haleluya. Abayumva ntibayakomeze, ngo imvura iragwa, imivi yatemba, bameze nk'inzu yubatswe ku musenyi. Ubwo urumva ibyo bintu wabyifuza? Uwiteka abijyane kure yacu. Iyi mizi rero ishowe cyane, kurandurwa ntibyoroha. N'ubuzima butari hejuru, n'ubuzima budahushuye, n'ubuzima bwarundumukiye mu byo wizeye. Erega agakiza n'ubuntu bw'Imana nshuti z'Imana. Waduhaye agakiza, ahabwa icyubahiro. Haleluya. Hari abo twumviye rimwe ntitwakirizwa rimwe. Imana ishimwe yakinguye umutima wawe n'uwanjye, tukwizera tugakizwa. Haleluya. Gushora imizi rero ni uguha agaciro ibyo twahawe, icyo Yesu yadukoreye, tukarekera kuba superficiel, tukarundumukira mu bye, tukarundumukira mu byo akunda, tukagaburira umwuka wacu dushyiramo amagambo ye. Haleluya. Zaburi ya 92 iravuga ku bantu babaye planted, abantu batewe. 92:14-15. Ngubwo batewe, bagize gute? Baratewe, imizi iramanuka. Haleluya. Ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira. Iyo washoye imizi hazaho no mubyibuho wamwe imbere.
haleluya, bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Urugo rwa data ntabwo rushonje, ntabwo rurimo ubusa, rurimo ibihumuriza bihagije, haleluya, rurimo iby'imbaraga n'ibitubesha. Ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Ubundi nta muntu wemera kwigishwa n'Imana n'Umwuka Wera ngo akajagari kareke kugenda kagabanuka mu buzima bwe, n'ibindi byose bipfapfanye. Imana nishimwe, haleluya. Ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Bazashishira mu bikari by'Uwiteka, haleluya. Ngo bazagumya kwera kuko imizi irashoye, imbuto ntizizabura, haleluya. Bazagumya kwera no mu busaza. Si ikibazo cy'imyaka ngo Yesu aratinze, nta kibazo dufite. Atinze abangutse turaba dukora icyo yaturemeye gukora, haleluya. Bazagumya kwera no mu busaza kuko bagize gute? Baratewe. Ngo bazagira amakakama menshi n'itoto. Imana nishimwe cyane, haleluya. They shall still bear fruits in old age. Nubwo bazaba bashaje bazaba bakera imbuto, haleluya. They shall be fresh, bazaguma n'itoto, and flourishing, bazaguma bera imbuto bafite n'itoto, ikakama ry'uko batindanye n'umwami, haleluya, haleluya. Imana ni nziza. Reka tugaruke Kolosayi 2:8. Ndakwifuriza guterwa, kutarambikwa, guterwa. Amen. 8. Mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu iyo bahawe n'abasekuruzaho akarandi. Bahawe n'abandi ngo kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo. Imigenzereze ya mbere ni ibyo tuba twarakiriye tutanabizi, uko narezwe, ibyampize mu buzima, ibyangoye, ibyo nasanze iwacu bakora, byose ntari narakizwa. Ngo mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu iyo bahawe n'abasekuruzaho akarande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo. Ubwenge bw'abantu ariko budakurikiza Kristo. Hari ukuntu busoundinga neza, wumva burimo ubwenge, iyo umuntu akubwira turagira utya ukurikizeho iki, ariko bidakurikiza, ako kumva bifite ubwenge, ariko n'ubwenge butavuguruwe, n'ubwenge butinjiwemo n'ijambo ry'Imana. Kuri bo bimwe byari bihari kwari ugukebwa. Yesu ashimwe. Bumvaga utakwakira Yesu ngo bibe bihagije, wemerwa n'Imana ariko wageretseho gukebwa. Gukebwa murabyumva, circoncision. Imana nishimwe cyane, haleluya. Ku Bakolosayi b'icyo gihe cya kera kwari ukuvanga indi mihango na Kristo. Muribuka mu byo babaje Yesu abafarisayo rimwe ngo kuki abigishwa bawe barya batajabitse ibiganza hehe mu mana, nubwo kwari ukoga, kwari ugukozamo, batajabitse kuko bibwiraga ko ari ukwezwa. Murabyumva, haleluya. Niyo mihango ya Kiyahudi Paulo yarimo kurwanya kuko bayitegekaga n'abanyamahanga cyangwa n'abandi nabo bakibwira ko mbese yunganira Yesu ngo bibe byuzuye, nyamara Yesu niwe bwira ubw'Imana, haleluya, arahagije. Imana nishimwe, haleluya. Ibindi byo koga twabikora kubw'isuku ariko ntitubikorera kwezwa. Murabaza abavandimwe basenga ariko bamaze kwitera amazi? Abavandimwe basenga ariko bamaze kwitera amazi murabazi? Uramutse ukarabye kubw'isuku ni byiza, ariko bakaraba kubwo kwezwa. Ubu koko Imana ngo yakwemera kuko witeye amazi? Amaraso Yesu arahagije, haleluya. Nibyo arimo kubabwira ngo mwirinde hatagira, kuko ibi bintu tubihaye agaciro, Kristo abura agaciro muri twe, nicyo bivuga. Bifata bikagira umwanya, Kristo muri make akaba adafite agaciro. Imana nishimwe, haleluya. Mubyirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu, kuko ubwenge bw'abantu butondetse neza. Kandi data we Bibiliya tubwira ngo yahisemo gukirisha abamwizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Niyo mpamvu ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu inshuro nyinshi budakwirwa mu matwi, kuko turavuga ngo uguteze ubuse yankiza ntacyo nkoze, nyine ntacyo ukora, kuko icyagomba gukorwa we yaragikoze, haleluya. Imana nishimwe. Urabyizera ukabyuza ukabirya bigakorera muri wowe. Za mbaraga zibyari byaratunaniye mu gihe cy'amategeko zigakorera muri bikaduhindukira ubuzima, haleluya, haleluya. Sindeka ingeso runaka ngo Imana inyemere,
ahubwo kuko Imana yanyemeye, haleluya, mpabwa imbaraga zo kureka ingeso runaka. Muranyumva nshuti z'Imana? Imana nishimwe. Birinde rero hatagira umuntu bashuka, abashukishije ubwenge bw'abantu n'ibihendo cyangwa ibishukanyo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu iyo bahawe na basekuruzaho akarande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi, bidakurikiza Kristo. Haleluya, haleluya. Ni nayo mpamvu mu gihe cyabo hari ibyo babaga bemera kurya n'ibyo batemera, kuko bumvaga ko bimwe bizanduza, bakomeza kubifata gutyo. Yesu nashimwe. Akabenzi ukariye ntacyo kakora ku mwuka wawe. Akabenzi icyo akora kagikora hehe? Ku mubiri wawe, kuko wenda gafite ibinure byinshi n'ibindi ntazi, kuko ntizi ibyo ngibyo. Yesu nashimwe cyane. Ariko ku mwuka wawe ntacyo kagukoraho, ariko ku mubiri wawe karagukoraho. Haleluya. Nukarya birengeje urugero n'izindi nyama zose. Ariko umuntu yifasha akavuga ngo inyama kuko ngo batangiye kuzirya ngo nyuma, murabizi ko batangiye kuzirya nyuma y'umwuzure? Murabizi? Ni ukuvuga ngo kera ntabwo baryaga inyama baryaga imbuto n'ibindi bimera byose. None umuntu akabifata akabihuza no kwezwa, akavuga ngo ubwo rero ngo bataryaga inyama mbere bakibana n'Imana, ngo ni ukuvuga ko umuntu wejejwe atagomba kurya inyama. Pole sana, tuzazirya neza ku rugero, niturangiza twebwe nawe tuzahurire mu ijuru. Haleluya, haleluya. Imana izi kwiherera ataho utanaziheruka kandi uzishaka. Reka tugaruke ku Bakolosayi. Mwumvise ibyo ari byo, ko ari ukuvanga indi mihango na Kristo, bibwira kuko ari byo byabatera kwemerwa, ko hari iyo mihango yose y'inyuma y'iminsi mikuru y'idini babigereranya. Ni ugutuka Imana, ni ugutuka Kristo, gufata umunsi ukawugereranya na Kristo, gufata imirire ukabigereranya n'icyo Kristo yakoze. Ni ugutuka Kristo. Gufata imyambarire ukabigereranya n'icyo Kristo yakoze. Ahubwo icyo yakoze cyantera inyifato runaka bitewe n'umuco ndimo n'igihugu ndimo. Uyabona ari umunyamerikakazi, nari kubona igisha nambaye agapantaro. Yesu ashimwe cyane, kuko ntacyo bitwaye wabo. Abakunda ipantaro murafashijwe. Hano ni mu Rwanda rero, ntabwo ari muri Amerika. Ni tubiki abanyarwandakazi. Haleluya. Imana nishimwe. Amen. Kuri twe rero tuvuye ku Bakolosayi, reka tugaruke kuri twebwe gatoya, turebe biriya bintu binyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu. Twihe ingero zitandukanye. Kuri twe nta kintu gifite ingaruka mbi, mu nyumva nshuti z'Imana, kidindiza nko kuvanga imigenzereze ya mbere wari ufite ukayivanga n'icyo wakiriye. Urugero, turakijijwe, turi mu rugendo, ariko umuntu akaza akakubwira hagati uri mu kibazo n'ingorane cyangwa ikintu runaka cyatinze kuboneka, umuntu akaza akubwira ngo jya ugira ubwenge. Mwumvise ko umuntu akubwira ngo jya ugira ubwenge iteka bikurikirwa n'inama itari y'ubumana? Nimugaruke gato, nimugaruke. Haleluya. Mubitekereze, iyo umuntu agusanze uri umukristo, ashobora kuba amaze n'imyaka mu gakiza, ariko ari umukristo w'akazuyaze, kuko abatari akazuyaze ntibajya inama mbi, akaza akakubwira ngo jya ugira ubwenge, hakurikiraho iki akenshi? Inama itari y'ubumana. Jya ugira ubwenge. Umaze kurata perimi kangahe? 3, 2, 4, 5. Jya ugira ubwenge. Ubwo nugira ubwenge urakora iki? Uratanga iki? Jya ugira ubwenge. Umaze imyaka utari washaka, barakubwira ngo jya ugira ubwenge, ujye kwizinguza nk'abandi. Umuntu uri muri Kristo Yesu ariko wagumanye ibya kera, jya ugira ubwenge. Ubwo arabwira abagore bo muri Kristo Yesu, jya ugira ubwenge, ntukaba umukobwa w'umupfapfa. Jya ugira ubwenge. Ugira ute? Ushaka uduki? Tuzaratsi duki. Jya ugira iki? Iteka interuro jya ugira ubwenge ikurikirwa n'inama zitari z'Imana, ngo ni ubwenge bw'isi. Jya ugira ubwenge. Ntiwacuruza utiba iki? Rwanda Reveni. Jya ugira ubwenge, ntawe utanga fagitire yuzuye. Muri make bikomoka mu kutizera Imana. Biba bivuze ngo Mana nta mbaraga ufite zo kudutungira mu kuri, tugomba kwirwanaho. Nari mvuze ngo nta kaga dufite mu itorero ry'Imana nk'abantu bakiriye Kristo ariko bakagumana imigenzereze ya kera. Niko kaga dufite, gatuma umuntu asenga ariko akinyabya no mu bapfumu, akinyabya no mu barangi.
jya ugira haleluya, jya ugira ubwenge bw'Imana bwavuguruwe. Niyo mpamvu rya jambo ry'Imana rero mu Roma 12 dusaba kugira ngo imitima yacu haleluya ngo duhinduke rwose tugize imitekerereze mishya. Impamvu ijambo ry'Imana data yifuza ko turitindamo no kugira ngo rimvugurure ibyo nakiriye byose. Haleluya. Niba warakuze iyo ugiye gukora ikizame cya primaire bajya kukubariza, wajya gukora icya secondaire bakajya kukubariza, wajya gushaka mukuru wajya gushaka baramubarije, bajya kubyara baramubarije, inda bayipimishije kwa muganga ariko bayipimisha no mu baganga ba Kinyarwanda. Murabyumva? Kuko mwigize nk'abadahari. Haleluya. Wagiye hombi kuko umaze gusirimuka ujya kwikingiza kwa muganga, inkingo ukazifata ukanipimisha, ariko no mu baganga ba Kinyarwanda ngo bamenye ko nta wazinze inda nibi, mbese byombi bikagendana. Urumva iyo twaramwijwe ibyo bintu kuva mu butoya biragoye ko byatuvaho umunota umwe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rigomba kuba muri twebwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose kugira ngo rihindure imitekerereze yacu. Umukristo imitekerereze itarahindutse ntazigera agira umumaro mu bwami. Azaterana, ashobora gutanga amaturo n'ibya 10, ariko kuva ku wa mbere kugeza ku wa 6 azabaho nk'uko yari asanzwe abaho. Waraguze agaraguze wa haleluya. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Warebaga horoscope arabizi bya bindi bya signe zodiac bireba ngira ngo mu nyenyeri. Kera ngewe nari Lion kuko navutse mu kwa 8. Ubwo ababyumva nyine murimo murabyumva batabizi. Hari ba Lion, hari ba Saturne, hari ibiki bindi sinkibyibuka ngo bigendanye n'ukwezi wavutsemo. Noneho mu binyamakuru bisohoka ngira ngo n'ubu biracyaba kuri internet, habaho mbese ikintu bakubwira ngo muri uyu mwaka ngo ibintu bizakubaho, muri uku kwezi ibyo niko bizakubaho. Ariko mu bintu Imana yari yarabujije abantu ni ukurebera amahirwe mu biganza, ni ugupimisha inyenyeri kuko ni ibishitani, ni ibisataniste. Ubu rero hari abakristo bamwe bacyambaye imidari ya horoscope, yambaye intare ngo kuko yavutse mu kwa 8 sinibuka aho byaheraga bikagera. Riyo nyine niyo narinzi kuko namaze igihe nyireba kera. Harimo abakibireba kandi barakijijwe, harimo abajya gukonsulta kubera ko umuntu wese ahava akagera yifuza kumenya hazaza he, none akajya kureba icyo bamuvugaho muri uko kwezi, icyo bavuga kuri Saturn, icyo bavuga kuri Capricorn, icyo bavuga bindi nanabyibagiwe. Nakaga gakomeye kwakira Kristo, butunzi bw'ubwiza muri wowe ugakomeza kubaho nk'uko wabagaho kera. Mana itugirira ubuntu. Haleluya. Ndabizi haraho byinjiye, hari n'ahandi byinjiye. Hariho abakristo birogoza ngo ngomba kumenya niba banduze, nkamenya niba nsenga. Nyamara muri Mariko haratubwiye ngo niba ngo ikintu cyica ntacyo kizagira gute. Niyo mpamvu ubu bwami ababwakira bakabwenjoyinga n'abameze nk'abana batoya. Njyewe iyo Bibiliya mbwiye ngo niba ngo ikintu cyica ntacyo kizabatwara, mfata ibyo sinyenera kwirogoza. Hari umuntu uzati amugore we ntubese ntabyo si tuzirogoza tunasenge. Yesu nashimwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikwiriye kutwinjira kugeza igihe icyo rivuga n'icyo ryizera ari byo bihinduka ubuzima bwacu bwa buri munsi, bwa buri munsi. Uyu munsi hari abana b'Imana bamenye ko Imana yaturemye mu ishusho yayo, bazi neza ko imbere y'Imana nta busumbane, nta bugufi, nta burebure, ariko bakirebera abantu mu mashusho n'urubara n'ibara ry'uruhu, aho mu mutwe we yibwira ngo ibyo ari byose umuzungu aranduta, umwirabura ni mugufi, umugore. Harimo abagabo nabo bakijijwe ariko bahora bumva abagore bari munsi yabo. Niko ko Imana yahaye abagabo ubuyobozi bw'imiryango ariko sabo gutsikamira, ariko kuko ibya kera wenda yakuriye ahantu bavuga ngo umugore nta jambo, nta gitekerezo, nta nama y'umugore, abikomerezamo. Mana tugirira ubuntu, tugirira ubuntu. Haleluya. Muri iyi mitekerereze itariyo tubeshyera Imana, harimo abantu bafata umunsi umwe bakawugira special. Impamvu duterana ku cyumweru nubwo itorero rya mbere ryatangiye guterana ku cyumweru, ariko uyu munsi bihindutse, abazukuri bigahinduka ku cyumweru bakagira umunsi w'akazi. Abantu bamwe bavuga ati ya misi ya nyuma bari baravuze inyamaswa irimye bakatujyana ku wa mbere. Abazukuri twasenga ku wa mbere kandi tuguwe neza, kuko nagira ngo mbibutse ko kubara iminsi ku wa mbere, ku wa kabiri no ku wa gatatu ntabwo byavuye mu ijoro, byavuye mu bantu. Imana ituye mu bihe bidashira, ituye muri eternity, ntituye mande na sande na satade. Haleluya. Ubwo rero abari muri Kristo Yesu iminsi yose yo kubaho kwacu iri special. Haleluya. Tugomba kubaho kubw'umwami. Hari n'abantu bibuka kwezwa no gusaba Imana imbabazi ku cyumweru cyangwa ku isabato.
ubuzima bwacu bwose, kuko twakiriye ari uw'agaciro kenshi, twaguzwe ikiguzi ntagereranywa, twaguzwe amaraso ya Yesu. Tekereza kugurwa amaraso ya Yesu, ariko ubuzima butiwe muri Kristo, niho hari ukuzura k'ubumana kose. Nta kindi ukeneye kugerekaho ngo wemerwe, ahubwo ugikora kuko wemewe iyo wasobanukiwe. Haleluya. Ntago dufata iminsi yo kwiriza no gusenga kugira ngo twemerwe, ahubwo tubikora kuko twemewe, tukaba turi mu minsi y'ubusabane n'uwatwemeye. Haleluya, haleluya. Mu isezerano rishya ntago dutanga icyacumi ngo duhabwe umugisha, ntitugurize Imana. Ntago dutanga icyacumi ngo twemerwe, ahubwo dushobora gutanga n'ibirenze bya 10 kuko twahawe. Haleluya. Tugatanga bikomoka mu mutima wishimye. Muranyumva nshuti z'Imana? Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Ibyo rero bituma utaba munsi y'ububata bw'umuntu ukubwira ngo uravumwa, wamuvumo rwose. Reka ngasubiremo, nimugaruke tugendane. Umuntu ukubwira ngo ni njyewe sinzi ukuyobora amasengesho cyangwa ni njyewe gusengera, ukwiye kumpa icyacumi nutakimura vumwa wamuvumo. Uwuhe? Ubu abantu bakora batanubaha n'Imana, amafaranga yabo akagenda yiyongera, ko batavumwa uwo muvumo. Yesu ashimwe. Ko bakora bagahirwa bafite n'amanyanga. Ubu Imana yuzuye imbabazi no kugira neza ngo ni wowe izashyiraho umuvumo. Hari ibintu twajyaga tuvuga ariko bitari byo. Ukavuga uti none sinatanze icyacumi, hanyuma umwana wanjye ararwara. Arwaye amafaranga yose neza exactly. Angana nkayo nagomba gutanga icyacumi, niyo nishyuye kwa muganga. Mbese Imana njyewe nabanyirusha kuba umuntu mwiza, kuko njyewe umwana wanjye atagize gutya ntabwo namuhanisha kurwaza umwana. Ndwaza kuko hano ari ku isi yaguye yuzuye ibyaha, ngatanga ikirenze icyacumi kuko mfite umutima ushima. Uwo nkesha kubaho, uwo nkesha imbaraga zikora. Haleluya. Kandi kuko namenye n'irindi jambo rivuga ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Hari abantu bahise bakireka burundu. Pole sana. Uramutse wise ukireka ku byo mvuze n'ubundi waba utarabimenye. Ariko abahawe n'abababariwe byinshi dushima cyane. Abazi ko nta kintu na kimwe dufite twihaye dushima cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Gutanga biradukwiriye kuko aho umutima w'umuntu uri niho n'ubutunzi bwe buri. Niba ubutunzi bwawe butari mu bwami bw'Imana, n'umutima wawe nturiyo. Byoroshye bityo. Haleluya, haleluya, haleluya. Aho umutima wawe uri niho ubutunzi bwawe buri. Yesu ashimwe. Reka dukomeze. Ku murongo wa 10 ngo kandi mwuzuriye muri we, ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Twebwe twuzuriye muri Kristo, niwe mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Agakiza twahawe n'iby'Imana yadukoreye ntabwo bicagase, ntabwo bikeneye umuhango wabyuzuza, biruzuye. Haleluya. Ibyo twitoza byo kubaha Imana cyangwa ibyo twakwita spiritual discipline, ubuzima bwagenewe abana b'Imana, uko babaho, gusenga, kuba mu materaniro yera, gukorerana nk'abera, gukoresha impano zacu, gufasha abandi. Ibyo ni ubuzima bw'abari muri Kristo Yesu, si ubuzima butuma twemerwa. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Kuko twuzuriye muri we, niwe umutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Muri we ni namo mwakebewe. Gukebwa kutari ukw'intoki, ahubwo n'ugukebwa kuva kuri Kristo, ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere. Haleluya. Ntabwo dukizwa n'imirimo y'inyuma. Nkuko ahanga bari bafite ikibazo cyo gukebwa, nkuko ari wo muhango bari barahawe, ariko cyari igicucu kibizaba. Twebwe rero ntabwo dukebwa gukebwa kw'intoki. Haleluya. Ahubwo n'ugukebwa kuva kuri Kristo, n'umurimo w'igitangaza w'Imana akorera imbere muri twebwe, bikaduhindukira imbaraga zituma twiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere, twiyambura umuntu wa kera kubw'umurimo w'igitangaza wakorekeye mu mutima. Niyo mpamvu gukizwa ni igitangaza. Haleluya. Ntabwo ari ingamba umuntu avuga ngo ngiye gutangira ngo noneho ngo kubaha Imana. Ni igitangaza cyakoretse mu mutima, kindembera iyo nyota yo gutangira kwifuza kubaha Imana. Haleluya. Mana nishimwe. Kuri 12
kuko mwahambanywe nawe. Nande? Na Kristo. Umuntu wanjye wa kera yarapfuye. Kuko mwahambanywe nawe mu mubatizo, kandi nimwo mwazuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye. Tukiri hano kanuna kongeraho, ibi biratubwira ko umubatizo utabanjirijwe no kwizera ni umuhango nk'indi mihango. Haleluya. Uramutse ubatijwe kugira ngo tugushyingire, uramutse ubatijwe kugira ngo ukore umunsi mukuru, uramutse ubatijwe n'izindi mpamvu zitandukanye, hari abantu baba bafite imirimo basaba za recommandation, ni umurimo utagira, ni igikorwa kibuza umumaro. Murabyumva nshuti z'Imana? Ahubwo bikomoka ku byo nizeye, nkaba nifuza kubihamya ku mugaragaro. Haleluya. Ngahamya ibyo nizeye, gupfa no kuzukana na Kristo. Imana nishimwe. Kuri 13 ngo kandi ubwo mwari mupfuye, angabira ikinyarwanda yaratugabanyirije, kuko iyo tuvuze ngo kandi ubwo mwari mupfuye tugira ngo nendaga gupfa ariko simpfuye. Ntago ari bizo, mwari intumbi nicyo bivuga. Twari twarapfuye niko habaye havuga, kuko izindi birazi icyongereza bivuga ngo and you being dead. Ubwo nuko uvuga iki? Twarapfuye. Haleluya. 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 Iyo tugize ngo twendaga gupfa tugira ngo Yesu aje mu buzima bwacu yarabwameliyori. Intumbi ntago wayameliyora, intumbi ntago wayikora, ahubwo intumbi urayizura. Ngewe nawe twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Ngubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, Kristo yaduhinduranye bazima nawe. Haleluya. Ngo yabahinduranye bazima nawe imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose. Twarababariwe. Haleluya. Kandi twahindutse bazima. Kristo yabikoreye muri twebwe. Haleluya. Yaratuzuye, ntago yadukoreyemo amelioration, ntago yadutera, yaratuzuye. Twebwe abari intumbi. Niyo mpamvu ishimwe ry'uwamenye icyo yababariwe rihora ari ryinshi. Ariko umuntu ataramenya ko yababariwe, ishimwe rye riba rigufi, kuko bataramenya icyo abikiwe mu ijuru. Amen. Nari uwo kurimbuka, uyu munsi narababariwe, mfite ubugingo buhoraho muri njyewe. Ijwi ry'impanda rivuze, naba mubo Yesu ahamagara. Ndamutse mfuye nkava muri uyu mubiri, najya gusanganirwa n'umwami wanjye. Haleluya. Imana nishimwe. Ku murongo wa 14 ngiye kugana ku musozo. Haleluya. Ndarangiza ku 15 tuzakomeza ubutaha. Ngo igahanagura Imana yahanaguye urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. Haleluya. Yarahanaguye urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. Iki kigeranyo Paulo yakoresheje cyavugaga urwandiko rw'imyenda. Urabona iyo ndimo imyenda cyangwa nyikurimo turandikirana, ukamenya ngo ndakugomba 100, ndakugomba 500, ndakugomba nkurimo ibanja cyangwa ideni. Haleluya. Uru rwandiko rero nicyo kigereranyo. Twari turimo Imana ideni kuko twananiwe kubahiriza ibyo amategeko yasabaga. Yesu ashimwe. Haleluya. Wari ufite urwandiko rukurega rw'imyenda myinshi, kandi Bibiliya iravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Muri make wagombaga gupfa, ariko Yesu apfa mu mwanya wawe. Haleluya. Ibyo nibyo Yesu yakoze, yakuyeho urwandiko rw'imihango rwaturegaga. Ntiyigeze ashobora iki niki, ntiyigeze ashobora, ya mategeko yose byaramunaniye. Ahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. Ibirego by'ibyo utashoboye kuzuza, ibirego by'ibyo wasabwaga n'Imana utabashije, maraso ya Yesu yabikuyeho ku musaraba, uhinduka wemewe n'Imana. Haleluya. Haleluya. Ntiyahanaguye rero iby'amategeko yaturegaga gusa, ahubwo yarananesheje, ndetse yambura watunyagaga cyangwa wadutsindaga, amwambura intwaro. Yambura Satani intwaro zizongera kutubasha. Kuri 15 uyu murongo icyamuka wumva. Haleluya. Kandi imaze kunyaga ni ukwambura burundu. Haleluya. Ni ukwambura intwaro, bakoresheje ijambo disarmed. Mbese no gufata umusirikare matekwa ukamunyaga icyitwaga igikoresho cyamufasha cyose. Uko niko Yesu yagenze Satani. Haleluya. Yamunyaze ubutwari, amwambura intwaro zose n'ubushobozi bwose. Ngo kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, muri ibi ngibi n'ibinyabutware nkuko tubivuga muri Bibiliya ijambo ry'Imana,
byari bitegetse isi y'umwijima, ngo kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro. Ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Kubahemura ku mugaragaro ni ubutsinzi buri public. Ni nk'uko stade yaba yateranye, hari abantu benshi barimo babireba, hanyuma umwami wacu anesha satani izuba riva. Haleluya. Kunesha kwarangije akugira ukwacu. Mana nihabwe icyubahiro. Haleluya. Uri umutsinzi, uri umunyembaraga kubera icyo Yesu yakoze mu buzima bwawe. Reka kugenda uhetamye. Haleluya. Gusa iyo umuntu atinze mu nkoko kandi ari ikizu murakibuka, egre, ngo ikizu cyabanye n'inkoko iminsi myinshi kuko cyenda gusa nacyo kikiri gato kikajya kigira ngo bagenewe kugendera hasi. Ngo bukeye igitondo kimwe ngo ikizu kiza kureba hejuru, kibona bene wabo bagendera mu kirere baraguruka. Kiravuga ati burya sindi inkoko. Yesu ashimwe cyane. Iyo twiga ijambo ry'Imana no kugira ngo tutaguma kuba inkoko, twaragenewe kuguruka. Kuko watunyagaga, watwamburaga imbaraga, Yesu yamutsinze ku mugaragaro. Ibi bintu ntitubyumva neza kuko bitanditswe mu rurimi rw'igihe cyacu n'imvugo yacu. Mu gihe cya kera uko byameraga. Haleluya. Kuri iyi ngoma y'Abaroma uko byari bimeze. Iyo Abaroma batsindaga ababisha babo, abanzi babo baturanye, muzi ko Roma yari empire, yari ubwami buyoboye ibihugu byinshi, niba ariko navuga, cyangwa bwigaruriye ibihugu byinshi. Murabyumva? Iyi victoire cyangwa ubutsinzi batubwira ni ubutsinzi bwo ku rugamba. Nuvuga ngo iyo Abaroma batsindaga ababisha babo, uko byagendaga, umujenerali w'ingabo yajyaga imbere, hari abantu benshi ku mihanda cyangwa hameze nka stade. Umujenerali wanesheje wa wundi w'ingabo z'Abaroma akaba afite abo yanyaze inyuma ye, bambuwe intwaro, bambuwe ibyiza byose by'iwabo, bari inyuma. None bagakora ikimeze nka defili, akabarangaza imbere. Haleluya. Iri ni ryo jambo tuvuga. Yesu aturangaje imbere mu butsinzi bw'ibyo yanyaze satani. Haleluya. Ntitukiri imbata z'ibyaha, ntitukiri imbata z'uburetwa bwa satani ubwo ari bwo bwose. Umwami wacu yaranesheje. Ntiyanesha kubwe, anesha ku bwacu. Amagambo rero Pawulo akoresha yagereranyaga nuko byagendaga. Habagaho umwiyereko ukomeye cyane. Uwo mujenerali watsinze urugamba akajya imbere, n'ibyiza banyaze muri icyo gihugu, n'amazahabu banyaze, n'ingabo ziboshywe banyaze, bagaca imbere bakamurikira bakuru babo, bakamurika ubutsinzi bwabo. Haleluya. Gaduha Imana icyubahiro. Haleluya. Uru rugendo rw'agakiza ruraryoshye. Yesu aturangaje imbere, ntituri twenyine. Reka duhaguruke dusenge inshuti z'Imana. Kuki tugomba kumva amagambo y'Imana kenshi? Ni ukugira ngo imitekerereze yacu itariyo ya kera, dukomoka mu byatunaniye, dukomora mu mivukire, dukomora mu mico yacu, dukomora mu migani twaciriwe, no kugira ngo ihinduke, twemera kuba abo twagizweho muri Kristo Yesu. Haleluya. Muranyumva inshuti z'Imana? Reka twisengere. Haleluya. Kugira ngo ibyo yagufatiye byose, igihe yabambwaga ku musaraba, igihe wamwizeye, burya warabyakiriye. Ariko icyo tuba dusenga no kugira ngo ibyo twakiriye bikorere muri twebwe. Haleluya. Imbaraga zitsinda icyaha warazihawe. Imbaraga zitsinda umuvumo n'akarande ibyo ari byo byose. Imbaraga zitsinda ubwoba. Imbaraga zitsinda kudakenera Imana no kumva uri Imana y'ubuzima bwawe, zose twarazihawe muri Kristo Yesu. Ntacyo dukeneye kongeraho, ahubwo dukeneye kuba muri ubwo buzima twahawe, twambara Kristo, tugendera muri we. Abamwizeye bose twaremewe. Haleluya. Haleluya. Umusaba inyota yo kuba mu ijambo rye kugira ngo rihindure ibyo wizera bitari byo, rihindure ibyo wemera n'ibyo kibayemo bitari byo. Muranyumva inshuti z'Imana? We kuvunika uvunwa n'imihango y'abantu, n'ubwenge bushukana, n'ibinyoma twandujwe n'isi yaguye, n'abajyanama badashikamye, batatewe muri Kristo. Hari igihe muba musengana, yewe yaba na pasiteri wawe cyangwa ukuyobora mu buryo butandukanye, ariko nawe ntiyashoreye, kuko washoreye imizi muri Kristo. Agira inama ziboneye, agira inama ziva ku Mwami, yitoza kumwizera muri byose. Haleluya. Inama zose zitajyanye n'ijambo ry'Imana ni iz'umuntu utarashoreye imizi muri Kristo Yesu.
Haleluya. Uri umutsinzi no kurushaho. Ubwiru bwahishwe kuva kera bwarahishuwe. Ni Kristo muri twe. Muri twe. Iyo byiciye mu bwenge, bikicara mu mitekerereze yacu, bihindura uko tubaho, byirukana ubwoba bwose, bikirukana impagarara zose, bikadutoza kubana n'abantu amahoro no gukora inshingano zacu mu mahoro dutekanye, tuzi ko Kristo ari muri twebwe. Ntabwo duhura nawe tugeze mu rusengero. Hano hahinduka ubuturo bw'Imana kuko ari twe twabihisemo. Turamutse twimutse tukajya ahandi bagashyiramo ikindi kintu, icyo kintu nicyo cyaba gihari nyine. Haleluya. Uruw'agaciro gakomeye. Imana muri bwa bugari bwayo, handi yabwiraga ngo mwanyubakira nzu ki? Inzu nakwirwamo ni iyihe? Ariko muri ubwo bugari yuzuye isi yose muri Kristo Yesu, kuko wamwizeye yaraje atura imbere muri wowe. Uruha igiciro gikomeye mu maso y'Imana. Reka gupfa kubaho, ahubwo beraho we, umwambare, umugenderemo. Uzahabwa imbaraga zo kunesha muri byose. Uzategeza gusozwa kw'imigambi agufitiye, utekanye, unesha. Impamvu umuntu yigobeka akaba mu byaha, nuko uko kuri kutaragwirira muri we. Kuko ukuri kwaragwiriye muri njyewe, mbana na Yesu nkaho turi kumwe nyine, kandi koko turi kumwe. Singira kwigobeka kuko ari kumwe nanjye. Singira ubuzima bubiri kuko ari kumwe nanjye. Kandi ntiyazanywe no kuduciraho iteka, yazanywe no kudukiza. Yuzuye imbabazi no kugira neza kwinshi. Yifuza kuko kuri kwagwirira mu mutima wawe, kugira ngo ubatuke rwose, ubatuke ku bwoba, ubatuke ku mpagarara, ubatuke ku kubonza umutima, ubatuke kwibaza ngo ejo bizagenda bite. Ukore inshingano zawe, uzikore neza. Byose tubikore nk'abakorera databuja mukuru, tudakorera ijisho ry'aba databuja bo mu mubiri, tudakorera kunezeza abantu, kuko iyo twanejeje Imana, ubuzima bwacu buzanezeza abantu, buzaryohera abo tubana, buzaba ubwo mumaro. Muranyumva nshuti z'Imana, reka wisengere kurikije icyo ukuyemo. Data, turagushima kuko ubwiru bwari bwarahishwe, abo duhishuriye muri Kristo Yesu. Ntajye kure y'umuntu wese, ahubwo akaba Kristo muri twe, byiringiro by'ubwiza, bwiza butagajuka, bwiza budasaza, ubwiza budashira. Kora ku maso yacu twese, twongere tukwizere, twongere tukwiringire birenzeho, tumenye impamvu yacu yo kubaho. Buri muntu muri twebwe Mwami abeho ku bwawe, yambaye wowe, agendera muri wowe umunsi ku munsi, yuzuye ubutsinzi buzanwa no kukumenya, yuzuye ubushizi bw'amanga buzanwa no kumenya kuri muri we. Dusohoza inshingano zacu, tugusabye imbabazi aho twagize ubunebwe bwo kurira ku meza yawe, bigatuma tumara imyaka tutakuzi, tukagira ibyo twica, ibyo twirengagiza, aho tudahagarara mu nshingano. Tugusabye imbabazi, wowe Imana y'amahirwe ya kenshi. Turagarutse muri iki gitondo kurira ku meza yawe, kugira ngo ibyawe bitwuzure, maze duserukane ubutsinzi, kuko ari wowe uturangaje imbere. Buri mwe muri twebwe aserukana ubutsinzi no kunesha, mu nshingano wamuhaye, mu mirimo wamuhaye, no mu rugendo rw'agakiza. Urakoze Papa, turagushimira ko amagambo yawe utayagize ubwiru, ahubwo wayaduhaye kugira ngo tubere ibyo kurya, kuko waravuze ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa kawe. Ngo ameze nk'inyundo imenagura, ngo akamera nk'umuriro ukongora, ngo ameze nk'inkota ityariye mu gihe. Tandukanya buri kintu cyose ngomba gutandukanya nacyo, buri kintu cyose agomba gutandukanya. Menagura ibyo yakiriye bitari byo, bituruka mu migirire n'imirererwe, naho twabaye no kunanirwa kwacu. Menagura ibyo byose, maze utwubakemo ibitekerezo bishya bizanwa n'icyo wakoze muri wowe. Twakira ijambo ryawe, turigirira inyota, turikurikire. Inama z'abantu n'ibihendo by'abantu baguye batayobowe nawe, tugira imbaraga zo kudafatanywa nabyo, ahubwo dufatanywe n'ukuri kwawe, kugira ngo duhinduke ababohotse by'ukuri. Urakoze Data, nsaba umugisha abana bawe bagize inzara n'inyota yo kuba mu nzu yawe. Umugisha wawe womatane natwe, umugisha mu mirima, umugisha mu masoko, umugisha mu rugo, umugisha mu rubyaro, umugisha mu mirimo y'amaboko, amagara mazima, kugubwa neza ku buryo bwose, ku buryo bwose. Ubwenge bwawe
kugira ngo ahantu hose tuhagarara uko bikwiriye, dukora ibyo tugomba gukora, dukorera mu mwuka wawe w'ubwiza, tunoza dusohoza byose, kugira ngo dutere abatakuzi gushima izina ryawe. Reka ubuzima bwacu buhinduke ubwo kwifuzwa muri domene zose, muri area zose, kugira ngo tuguhagararire uko bikwiriye. Ni twebwe amaguru yawe, ni twebwe kanwa kawe, ni twebwe amaboko yawe. Nuzuza, twuzuze aho twatukije izina ryawe kubwo kutamenya, twuzuza imbaraga zawe kugira ngo tuguhagararire uko bikwiriye. Duhinduka ab'imbere rwose, abandi bantu bakwifuza kureberaho. Twigisha ubwenge bwawe bwuzuye, ubwenge bwiza, ubwenge bunoza, ubwenge bukunda, ubwenge bwitanga, ubwenge buberaho kubw'icyubahiro cy'izina ryawe. Umugisha abana bawe bakora imirimo itandukanye mu nzu yawe, umugisha abagize inzara n'inyota yo kuba mu nzu yawe. Icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mwami Yesu abaho umugisha, murakoze kuba mu nzu y'Imana. Reka turamukanye dutahana amahoro.